Vitamin C ni imwe muri ingredient ikunzwe cyane. Kuri bamwe ushobora kuyikoresha ugasanga iguhaye glow, ikaguha uruhu rwiza rusa neza rukeye, ariko ku bandi bayikoresha bakarwara ibiheri, uruhu rugasa nabi, ntibabone result n'imwe. Ese ni iyihe mpamvu ibitera? Uyu munsi reka turebe impamvu vitamin C ishobora gukorera uriya wowe ikanga kugukorera. Ni mu kanya. In a world where beauty's prized, Yaquel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Vitamin C ikora ni igiki? Ni ibiki idakora? Ni indi uyisabwa? Ni indi idakorera? Ibyo ngibyo nibyo tugiye kuvuga muri iyi video. Bibaye byiza wayireba kugeza ku musozo. Ubundi vitamin C ikora iki? Vitamin C ikora brightening. Uruhu ikaruha glow, mbese ikarukesha ariko bidakabije. Uruhare mu kugabanya ikorwa rya melanine, bigatuma dark spot avaho, bigatuma uruhu rwawe rusa hose. Ni umwe mu mumaro vitamin C izaguha, ariko bifata igihe kugira ngo ubone izo result. Ikindi vitamin C yongera ikorwa ry'ama collagen, noneho bigatuma uruhu rwawe rukuraho bya bimenyetso byo gusaza vuba, uruhu ukabona rurasa nkaho rugifite itoto. Ni ingredient nziza niba waratangiye gukora anti-aging skincare. Vitamin C ikurinda no kukurinda kuba uruhu rwawe rwakwangizwa n'indi myanda iba muri environment, aribyo twita environment damage, cyangwa ikanakurinda kuba free radicals aterwa n'izuba, kuba yayakurinda n'ibindi byinshi cyane. Vitamin C ni ngombwa cyane ku manywa, kuko ibyo byose uruhu rwawe ruhangana nabyo iyo wayikoresheje. Gusa nubwo ikurinda izo ngaruka z'ama UV z'imirasire y'izuba, ntabwo vitamin C isimbura sunscreen nk'uko bamwe babifata. Vitamin C ikikora ukoresheje vitamin C hamwe na sunscreen cyari, sunscreen yawe ikurinda ku kigero gikubye inshuro umuntu wakoresheje sunscreen yonyine. Icyo vitamin C idakora rero ni iki? Vitamin C ntabwo ikora ako kanya. Nukumve babandi bakubwira ngo ukoresha vitamin C irakurinda ibi n'ibi kandi urahita ubona result ako kanya. Hoya, vitamin C ishobora gufata ibyumweru 12 kugira ngo ubone result. Impamvu bifata igihe nuko uruhu rwacu bitewe n'imyaka yawe ruriyuburura nyuma y'iminsi 28 cyangwa iminsi 40. Ni ukuvuga ngo cells nshya zikorwa muri iyo minsi. Kimwe nuko bitewe n'imyaka yawe cyangwa bitewe n'ukuntu ukora skin care cyangwa n'urwego uruhu rwawe rwangiritseho, cells zigize uruhu rwacu bishobora no kugufata iminsi 60 kugira ngo uruhu rwawe rwiyuburure. Urumva ko vitamin C ntabwo yahita ikora ako kanya uruhu rutari rwiyuburura. Niba ukunda result zihuse, vitamin C ntabwo ari yawe pe. Vitamin C ziratandukanye. Hari izi ziba zirimo ascorbic acid, hari ziba zirimo sodium phosphate, hari ziba zirimo magnesium phosphate. Rero ziratandukanye. Hari n'iyindi iba ari weak cyane ku buryo kugira ngo ubone result bigufata igihe kinini cyane. So ama vitamin C aratandukanye. Vitamin C nubwo yaba yanditseho percentage nini, ntabwo biba bivuze ko ishobora kwita iguha result kurenza vitamin C iriho percentage ntoya, kuko ahubwo vitamin C ifite percentage nini n'ama irritation aba ari menshi, kandi uko irritation ziyongera ni nako uruhu rwawe narwo rugenda ruhangana n'izo inflammation uruhu rurimo ruragenda rukora. Urumva ko ushobora gukoresha percentage nini ariko result ukazazibona nk'uwakoresheje ifite percentage ntoya. Ariko niba uruhu rwawe rutorera percentage nini, ibyiza wakoresha percentage nini. Ariko niba uruhu rwawe rutayitorera, percentage ntoya niyo nziza kuri wowe. Vitamin C igira ikibazo cy'ama oxidation. Nk'uko ubwayo kuri uyifungura, umwuka wonyine ushobora gutuma vitamin C yawe imbaraga yari ifite zicika, cyangwa rimwe na rimwe ikahita iba expired ako kanya. Nubona rero vitamin C yawe ifite nk'ibara rya orange yijimye, iyo vitamin C ishobora kuba yarabaye expired, cyangwa niwumva ifite nk'umwuka ihumura nkaho ari icyuma
gishaje ukuntu, nabwo ishobora kuba yarabaye expired, cyangwa niba yarahinduye ibara yari isanzwe ifite nabwo ishobora kuba yarabaye expired, si byiza kuyikoresha. Ni iki rero gituma vitamin C idakora? Vitamin C ziba zifite pH ntoya cyane, ziba zifite pH iri hagati ya 3.5 hamwe na 5. Rero bishobora gutuma iyo pH ntoya igutera ama irritation. Vitamin C zifite pH iri hejuru zishobora kutagukorera. Iyo ni imwe mu mpamvu ituma ama vitamin C amwe n'amwe abantu bamwe bayakoresha akabananira. Packaging nziza nayo ni ngombwa kuri vitamin C, cyane cyane zino ziri pure, nko kuba yaba ari vitamin C ifunze ukanda, naho izi zindi ufungura gutya ishobora gutuma hajyamo wa mwuka, hakaba habaho ikintu cya oxidation, ikaba yarangira vuba. Rero izi vitamin C ziri pure ibyiza yakaba iri mu icupa n'iri ngiri dushira muri retinol yacu, kugira ngo n'urumuri ari urumuri rube rutakwinjiramo ngo habeho cya kibazo cya oxidation. Vitamin C nyinshi ziba oxidized, umwuka ushobora gutuma vitamin C ipfa vuba, cyangwa urumuri narwo rugatuma vitamin C ipfa vuba. Niyo mpamvu vitamin C bayipackaging mu ma bottles ameze nk'aya ngaya yijimye, atari ya ndabonerana, ariko aho ngaho ni exception kuri za vitamin C ziri pure. Igishobora gutuma vitamin C yawe itagukorera ni kwa kundi uyikurikiranya nabi, ukayikurikiranya n'ibintu utakabaye uyikurikiranya nabyo. Urugero nka retinol na vitamin C, imwe ishobora gutuma indi icika intege cyangwa bikanagutera ama irritation. Ntabwo ari byiza kubikoresha mu mwanya umwe. Ubundi buryo akaba bikurikiranya ni ukubanza cleanser, ugakurikizaho n'agatona gakora hydration, ubundi ugakoresha vitamin C yawe, ubundi ukarenzaho moisturizer hamwe na sunscreen. Ibyo ni ku manywa. Ikindi kuyikoresha nijoro nta kibazo kirimo, ariko ibyiza wayikoresha ku manywa kugira ngo iguhe antioxidant nyinshi ziza gufasha uruhu rwawe guhangana na rya zuba. Ninde ukwiye kwitondera rero? Umuntu ukwiye kwitondera vitamin C ni umuntu wese ufite uruhu rwangiritse. Vitamin C ikoreshwa n'umuntu ufite uruhu n'ubundi rusanzwe, rudafite ibiheri, rudafite bisebe ku ruhu. Nyine umuntu ufite uruhu rwangiritse ntabwo vitamin C ari. Banza ukore repairment y'uruhu rwawe, ubundi uzabone kuyongera muri routine yawe. Kuriya bayiguhereza ngo ufite ibiheri ngo ukoresha vitamin C, nta kintu vitamin C yagufasha, ahubwo ishobora kongera irritation. Yikoreshe ku ruhu rumeze neza, uruhu rutariho ibiheri, uruhu rutari sensitive. Banza urepairinge barrier yawe, tuzareba ukuntu uruhu rwo hejuru warukorera repairment vuba, tuzabireba. Ubundi numara kurepairinga uruhu ubone gukoresha vitamin C. Naho mu gihe uruhu rwawe rukiri kunda kugira ama irritation, si byiza gukoresha vitamin C. Abantu vitamin C idakorera ni abantu bafite iyo barrier, uruhu rwo hejuru rwangiritse, abantu bafite ama eczema, rosacea, psoriasis, abo bantu ntabwo vitamin C ikunda kubakorera. Ikindi ukirinda gukora over exfoliation, kuko niba uruhu rwawe wakoze exfoliation ukarenza urugero, uruhu rwawe rukunze kuba sensitive kenshi. Rero ntabwo ari byiza gukora over exfoliation, kandi mu gihe uzi ko wakoze over exfoliation ukaba wikora ukumva urababara cyangwa uruhu rukaba rutukura, si byiza gukoresha vitamin C. Vitamin C irakora pe, irakora rwose, gusa kugira ngo iguhe result bizagusaba kuba uyikoresheje igihe kirekire. Niba ukunda result zihuse rwose, vitamin C ntabwo izagukorera. Ba wa muntu wihangana, skin care no kwihangana, no guhozaho, ntabwo ari uguhindagura product uvuga ati vitamin C ntabwo iri kumara result ngo uhite uhindura. Hoya, ushobora no kubona result nyuma y'amezi 6. Niba ama vitamin C yarakunaniye, koresha vitamin C zigiye zitandukanye kugeza ubonye vitamin C igukorera. Cyangwa ya indi ubona yakunaniye, ushobora kuyikoresha ahandi ku mubiri ikaba ya brightening aho hantu handi. Sharinga ino video umuntu uzi vitamin C utazi umumaro wayo, cyangwa umuntu vitamin C zananiye. Wibuke kandi kudukurikira kugira ngo ibi biganiro n'ibi, iyi science nikajya gucika, kuko
muri iki gihe kugendana na trends rwose nta kintu byagufasha uretse kukumaraho amafaranga.